turabasuje mwese abakunzi bivuga ubutumwa aho muri hose, amahoro y'Imana abaye namwe. Tukaba turi mu materaniro ya seminari ahitwa Bukwiri, ahateraniye abantu benshi batandukanye bavuye mu bice bitandukanye by'amatsinda. Tukaba turi abantu benshi cyane nk'uko muri kubabona, turenga sinamenya umubare wabo ariko turenga muri za magana gutyo. Uyu munsi w'Imana ikaba abanye natwe, ndetse amateraniro tukaba turamaramo iminsi ibiri. Twatangiye ejo ku wa nyuma tariki 9 ndetse tukageza tariki 11. Yes, harimo abarabwiza batandukanye. Indemana Silas arimo, Stanislas nawe arimo, ndetse na François n'abandi benshi batandukanye. Yes, rero mukomeze kubana natwe kandi Imana ikomeje ikutuyobora. Ko ndashimira Imana yo mu ijuru ihamagaye umuntu ibifite uburyo bwose igomba kumurinda kandi akabicamo. Nanjye ndi mu bantu baciye mu bikomeye, uyu munsi nkaba ndiho. Hari ikintu kimwe nazibagirwa mu buzima cyambayeho. Urugamba rwacu narushoje kuri tariki 4 z'ukwa karindwi 2025 nibwo nashoje urwo rugamba. Abatazi itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi bazarimbaza, kuko nanyuze mu bigeragezo bikomeye cyane, kuko byageze 2024 abantu bose bambonye baratangaza ngo uyu mwaka ntabwo urangira uriya mupasiteri adasaze. Ariko ndashimira Imana yuko Imana yandinze nkaba ntarasara. Ariko nanjye nkurikije ibyambayeho nabonaga gusara birimo, sibyo? Mbonye gusara bigize bite birimo, kuko igihe nari maze kureka izi nshingano z'ubupasitoro, ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyagombaga kuntunga Satani yagihagazemo, kandi hakoreshwa imbaraga zikomeye cyane. Njyewe nimara guhagarika ubupasitoro, hari ibintu 3-4 numvaga bizanunga nkabaho. Icyambere, nari mfite perimi kategori 2, iya moto n'iyi modoka, kandi nanjye nari mfite n'ubushobozi bwo kugura imodoka, nari nyifite. Noneho ndavuga ni uko byagenda kose reka ngura imodoka. Nari mfite imodoka yatwaraga abageni. Iyo modoka uburyo yagiyemo bwari bukomeye cyane. Umuyobozi w'itorero wanyoboraga yasize ku rubuga yuko ngomba gushakishwa imodoka yanjye ariyo yambutse abantu bajyana hanze. Yari dosiye mbi mu gihugu cy'u Rwanda. Mbonye mpagaritswe muri Kigali inshuro 2, nafashe iyo modoka nyiha umuhungu wanjye. Maze kuyiha umuhungu wanjye, ageze aho yigira inama aravuga ati papa reka tuyireke tuyigurishe tugure fuso. Tugura fuso. Igihe kimwe umuntu w'inshuti yanjye wo mu idini ahamagara umuhungu wanjye ati twakuboneye ikiraka. K'ibihumbi 200 kuvana ibishyimbo aho twari turi bijya ku mupaka. Naho ubwo uwo muntu w'inshuti yanjye uburyo bwanyuzemo simbuzi, yari umuntu ukomeye mu idini. Umuhungu wanjye yajyanye imodoka ku mupaka aho yagombaga kubishyira
ahageze ahasanga abapolisi baramubwira ati komeza ugende wambuke. Ageze ku mupaka arambuka, ageze kuri polisi yo hakurya ati komeza wambuke, naho ubwo kamera bazivanyeho. Birangije cyakurikiyeho hakurya hasanze indi fuso, barapakurura. Bamaze gupakurura, imodoka imaze kugenda, akase ngagaruke, baba bamuteye ipingu. Bamaze kumutera ipingu, mu byumweru bitatu imodoka bari bayisizeho icyapa cya cyamunara. Ku bihumbi 200. Kugira ngo umuntu akurikirane ibyo, uwo muhungu wanjye nawe baba bamujyanye muri gereza, kandi yarasigaje ibyumweru bitatu kugira ngo arongore. Invitation twarazitanze, twaranakoye. Kugira ngo niruke kuri ibyo byose, nagiye kubona mbona mpagaze mu madeni ya miliyoni 27,500 kugira ngo ubukwe bube n'imodoka iboneke. Byari byoroshye. Noneho ikindi cyakurikiyeho, njyewe ubundi ndi n'umuganga mvurisha ibyaremwe, nari mfite ivuriro rinyinjiriza amafaranga. Nagiye kubona mbona ivuriro ryanjye, umuyobozi w'umurenge, ribu, komanda, uhagarariye ivuriro, baraje barishyiraho ingufuri kandi ifite ibyangombwa. Ubwo inzira zose mo zirafungwa, imodoka zirarangira, ivuriro rirahagarara, kandi ngiye kubona mbona mpagaze muri miliyoni 27,000 500. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Nibwo noneho abantu barebaga ibyo bavugaga bati uyu mwaka urarangira asaze. Ari imodoka dore uko bigenze, ari ivuriro dore uko bigenze. Nibuka umunsi umwe nigeze kujya mu materaniro, bajya ntego umwizera arampeka, tugiye mu materaniro nk'aya ngaya, ameka ku igari ncaho nari ntuye. Abantu bose baratangara ati murareba kwanga ubupasiteri ukuntu bimeze, dore imaragenda imaraka n'ifuti y'igare. Umuntu wari ufite imodoka nziza agendamo, ntangira kwaka ifuti y'iki. Abantu bose baravuga ati iriya ni imivumo y'uko yaretse ubuki ubupasitori. Ariko umuntu arihangana, hari igihe ibyo byose umuntu abicamo kugira ngo Imana irusheho kumukuza. Burya n'ibigeragezo mujye mubyemera. Nuko Imana irandwanirira, byageze kuri enye z'ukwezi kwa 7 2025 nibwo iryo deni ryarangiye. Uwo munsi nari meze nk'uwakiye imbabazi z'Imana. Ndagira ngo mbabwire uburyo iryo deni kugira ngo rirangire. Nuwakubwira ngo umuntu w'umushomeri udafite amafaranga yishyura ayo mafaranga, ntabwo wayashobora. Ntabwo wagira gute? Reka mbereke ikintu cyarangije iryo deni. Ni ibi byatsi. Uwo mwaka mu gihe abantu bari bari kunsekerera bavuga ngo agacurama kakaragenda, agiye gusara, agiye kuba nabi, Imana yateje ikigeragezo abantu bakomeye, harimo n'abaminisitiri n'abameya. Bibaho. Ibateza ikigeragezo. Nibuka no mu batejwe ikigeragezo
hari n'umuyobozi ukomeye muri iri toro ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi yaje nijoro nka Nikodemu kandi baranciye afite indwara hose na Fayisali yanze. Imana yemera kaza nijoro kugira ngo muvure. Aho wasangaga n'abantu bakomeye bareka kuza mu modoka zabo bakaza bateze ba esikote babasize kugira ngo baze kwivuza, kandi ivuriro bari bararihagaritse. Ubwo ni ukuvuga ngo washakaga wese yansangaga iwanjye mu rugo. Ubwo rero kubera zari indwara zikomeye kandi haza abakomeye Imana inyoherejeho, uwo nacaga miliyoni yarayimpaga. None se byagenda biti? Urumva nta kundi byagenda. Ngiye kureba mbona amafaranga atangiye kuza, nishyura kuko buri kwezi nishyuraga 880. Nta kazi mfite, ariko Imana kuko yari yaranyigishije igishaka kirankorera kimva, Imana imvanaho urubwa ndishyura. Nta muntu n'umwe mfite iyi deni. Aya bari bategereje ko nsara byarabananiye. Ubwo rero dufite Imana ishoboye byose kandi Imana ifite ubushobozi. Ubwo sindi butindaho cyane kuko ibyo ni bigaragara gusa, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire uburyo Imana yangiriye neza cyane, nanjye nkumva nanezerewe mu mutima. Nubwo namaze imyaka myinshi nyobora mbwiriza, nta Yesu nari mfite, ariko abanyitegerezaga n'uburyo nabwirizaga barabwata umuntu afite Yesu, ariko ari n'amagambo. Nibuka igihe kimwe ntazibagirwa mu ntara nayoboraga, yari intara ikunda ibintu byo gusenga ndetse no kwigisha gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ariko Imana iranyobora n'ubupagani bwanjye ntiyemera yuko ndwanya ubwo butumwa. Abapasiteri babaga bamenesheje abizera bazaga gushakira Imana mu ntara yanjye, sinabangamiye iyo nzira. Noneho kubera kutabangamiye iyo nzira, abantu bakavuga bati impamvu atabirwanya yakiriye imbabazi z'iki z'Imana. Ubwo mbaho hari n'igihe bantumiraga mu materaniro nk'aya bakoze seminari, nkaza ati pasiteri arigisha mu icyigisho, nkaza koko nkakibwiriza, namara kukibwiriza nkavuga ninde bashobora kumbaza ubuhamya. Nkavuga ati Yesu ashimwe, ati dufite amateraniro, mfite amaraporo kuba nabasuye mwihangane. Urumva nkabaciyeho kugira ngo batambaza ubuhamya, ariko nkomeza kubaho muri ubwo buryo. Ariko isaha y'Imana yarageze, Imana iranshaka irambona. Byarangoye umunsi nashatse Imana, aho byangoreye naha igihe itorero ryacu ryari rimaze gukata ikona rigiye i Roma. Niho noneho natangiye gutekereza nti iyi ntambara ndayirwana nte. Ndavuga ndakomeza kuba pasitoro, itorero riri gukatishwa iyi nzira. Ndavuga nise nindamuka mbihakanye ntafite Yesu n'ubundi ko ndi bupfe, ndabagiye ni nacyo kiba ikibazo. Mu gihe rero natekerezaga ibyo bintu, nibwo habaye gahunda yo kuza gukingura insengero mu ntara nayoboraga, kandi kugira ngo zikingurwe haraza ubuyobozi buturutse ku murenge, haze n'abahagarariye amadini ku murenge, nibo bari bubaha uburenganzira bwo gukingura insengero. Mbwira perezida wa Firidi nti rero muyobozi, urusengero
rugomba gushingurwa asabye uburenganzira padiri, musenyeri, pasiteri w'abaporoso, pasiteri wa ADEPR. urwo rusengero ntabwo ndukingura, fata icyemezo gutyo. Maze gufata icyo cyemezo nibwo firidi yose yazaga muri iyo ntara, maze ihamagara abakuru b'amatorero. Habonekamo abakuru b'itorero bamwe b'intwari, baravuga ati twebwe dufite umukuru w'intara utuyobora, ntabwo twahamagarwa n'umuyobozi wa firidi tudahamagawe n'umupasitoro mwatweretse. Ntabwo turi buze mubwire pasitoro wacu tuyobora ari we uduhamagara. Nabo baba bahuye n'ikibazo, abo bahamagaye bakababwira batyo tidufite pasitoro, uko iri torero riyoborwa turakuzi, mutubwire niba mwamuvanyeho mubanze mutwoherereze undi ari we twumvira, kuko mwebwe ntabwo dukwiriye kuvugana umukuru w'intara wacu ahari. Ikibazo kirabagonga, baravuga ati tujye kumwishakira mu rugo. Mu rugo ntangira gusobanura inyandiko y'ibyo nizera, ku buryo inama za firidi zaje iwanjye muri saro. Zimaze kuza mbona n'iterabwoba barisizeho. Ku munsi ukurikiyeho nibwo byageze saa 9 z'ijoro, kuko nari naraye ndeba, numva umutima wanjye utangiye kubura amahoro. Nkumva noneho muri njyewe wakibwira ngo bandoze ibyaha, nkajya kubona nkabona ibyaha imo biraza n'ibya kera byose impore bigenda binyikubitaho. Numva noneho ikibazo ndagifite, kandi ubundi narayoboraga nkumva nta kibazo mfite. Bigendekeye bityo, ndagira ngo mbabwire, ntabwo njye ngira amarangamutima yo kurira. Niyo umuntu yapfuye w'inshuti yanjye ntabwo ndira. Namenye n'amakuru y'uburyo data yapfuye nabwo sinarize, kuko baramufashe bamushyira mu nzu y'ibyatsi baratwika, nabwo sinarize. Ariko bigeze saa 11 nagiye kubona mbona noneho kurira biraje. Ndi umuntu w'umugabo ufite ubwanwa, ntangira kugira gute. Noneho perezida wa firidi abarampamagaye, amaze kumpamagara umugore wanjye aravuga ati mwitabe. Ndavuga nti ntabwo ndi bumwitabe. Umugore akomeza kumpata, ubwo mwitaba ndi kurira. Arambaza ati byagenze bite kuri kurira? Ndamubwira ni muyobozi nuko nabaye. Ese wambwiye nkagufasha ko ndi umuyobozi wawe? Reka mbabwire abantu b'Imana, nari umutoni mu buyobozi bw'Abadivantisite munsi wa karindwi. Nari umutoni mu buryo bwose bushoboka, ku buryo n'umuyobozi wa diviziyo yumvishije icyemezo nafashe cyangwa w'inyoni, kuko intara yanjye niyo ntara ya mbere yabagaho yinjizaga amafaranga menshi, nari nzi kuyashaka. Niyo yinjizaga amafaranga menshi. Murumva ikibazo gihari? Ngomba rero umuntu wari nibuka umunsi umwe nigeze kumurika miliyoni 20, firidi y'Ikibungo ifite intara 21 izana miliyoni 23, intara imwe yanjye izana miliyoni 20. Kandi rero wabaga wajyanye miliyoni 20 kugenda ukitsirita kuri perezida, nubwo wagira gutya
cyari nta kibazo. Wari ufite indurugesiya ikwemerera no gukandagira perezida. Umuntu hazanye miliyoni 20. Niba ku munsi umwe nazanye miliyoni 20 kuri w'intara wahagurutse avuga ngo kandi ngo mu ntara yabikora Imana ngo harimwe imyuka. Ni toka mu ntara haba harimo imyuka akazana miliyoni 20. Hubwo imyuka iri wane. Cyari ikintu gikomeye cyane. Perezida arampamagara, maze kumpamagara ndamubwira nti mfite ikibazo kinkomeranye, kandi wowe nubwo uri umuyobozi wa firidi ntabwo wagikemura, kirankomeranye ndi kurira. Aba arafunze. Ahamagara umukuru w'itorero mukuru wari n'umujyanama wa firidi mu ntara yanjye witwa Bagaragaza, muramuzi, nawe bamuhamagaye, nawe basanga ari kurira. Noneho atangira kugira ikibazo, ibintu byafashe abo mu ntara ya Bugaragara ni ibiki? N'umujyanama wa firidi mararira, kuko uwo Bagaragaza yari amaze ukwezi afite akababaro k'umutima, ariko ibyanjye bihambutse biba bimuhaye imbaraga zo kumva noneho iyi nzira igomba kunyurwamo uko byagenda kose. Nawe rero atangira kubabara, ababazwa n'umutwaro w'ibyaha bye. Ni ukuvuga ngo ari njye barampamagaye basanga imondarira, nawe nuko. Ngo ni ukuvuga ngo kuri iyo sabato firidi yose yaramanutse iza muri iyo ntara. Maze kuza muri iyo ntara, kandi bagombaga kuza n'iwanjye, nuko uwo munsi sinateranye, naragiye njyama munsi y'urugi. Burya icyaha ni kibi, kikuvana ahantu heza waryama. Nuko nkomeza kurira. Nibuka umunsi umwe, burya hari abantu baba bazi by'iyi nzira, burya iyo byakugendekeye gutya ari ubwa mbere nawe uba utazi aho uri bunyure. Nibuka umunsi umwe baje kunsura nka saa 8, basanga ndyamye aho munsi y'urugi mundarira. Umwe abarongoranye ati rero pasiteri wacu yafashwe, mushaka ahandi hantu mu mujyana, nabyo yafashwe. Nuko nukuvuga ngo ibyo kuvangura pasitoro byari byarangiye, aho umuntu yagombaga kukwerekeza yarakujyanaga. Nuko baranjyana, noneho bashaka kumeka ku igare, nkavuga ntishobora kwikubita hasi nkapfa, numvaga urupfu rundi hejuru. Ndababara cyane. Niba hari uru rugendo rwambabaje, narababaye mu buryo bukomeye cyane. Niho nahise nibuka amagambo umubwiriza umwe witwa Bararendeza yigeze kutubwiriza. Aravuga ngo yadusomeye igihamya, uretse ko nta cyanditse, cyavuga ngo umuja w'Imana madamu Wayiti yeretswe mu bapasitori 1000 ngabona igituro kimwe. Ngabona igituro. Ubwo rero nibyo byaje mu mutwe, ndavuga ati nibura cya gituro cyabonetse gishobore kuba ari iki. Uko byagenda kose iyi nzira aho inganisha hose ndayica birangire. Ni ukuvuga ngo amakuru yatangiye guhana ati pasiteri byamukomeranye, banjyana mu rusengero rumaramo iminsi 3, naho ati firidi ishobora kuza kurumuvana, banjyana mu ifamu. Ndibuka abagabo ba Faranswa basaze mu ifamu narayemwo, numva nabo bambonye ukuntu ndi kurira, nabo batangiriye kurira. Yari yazanye n'abandi bagore bari kubwira Imana ngo pasiteri wacu
ngo turi hafi yiwe rwose, ati komera pasiteri turi hafi yawe. Nibuka ijoro rimwe nazibagirwa, byageze mu masaa 7 z'ijoro, umudayimoni araza aravuga ati uririrwa gusenga iki ko imbabazi zakurangiriyeho. Mpita mvaho ndahaguruka njya kureba abantu bari mu rugo, ndababwira nti mbona basezera. Hepfo yaho hari akayaga gahari, ndababwira nti njyewe ngiye kwiyahura byo gukomeza kuba muri ibi wapi, bigenze bite? Numvise ijwi rimbwira ngo imbabazi zawe zakurangiriyeho. Nubundi nsanzwe narapfuye, ndebye ibintu nikoreye by'umutwaro w'ibyaha, ndebye abantu nahemukiye, ndebye ibyaha nakoze, ndavuga ati nubundi ko imbabazi zandangiranye. Ndababwira nti ijwi rirambwiye ati ko imbabazi zakurangiriyeho. Uwo mugenzi arambwira ati humura, umuntu w'imbabazi zarangiriyeho nta mwuka w'Imana umwereka ibyaha bye. Kuba uri kubona ibyaha byawe ni ikimenyetso ko Imana iri kugukurikirana. Subirayo. Njya mu masengesho nabwo rirarenga, nta kintu mbonye. Nahuye n'ibibazo, cyokora imbabazi z'Imana ziraryoha. Ndasenga kugeza igihe nta kintu na kimwe mbonye. Cyokora hari ikintu naririnze mu buzima, nirindaga kujya kumva ubuhamya bw'undi kugira ngo ntazajya gushaka imbabazi z'Imana nkagendera ku by'abandi. Iyo bavuga ati uyu munsi uze pasiteri turagutumiye, hari abantu babonye imbabazi z'Imana, ntabwo najyagayo. Abana ndabaza abanyamatsinda, hari igihe nagira ngo tugiye kumva ubuhamya bakatubwira ati nubwo uri kuyobora tubwire nawe. Ibyo rero nkabyirinda cyane. Nuko igihe narindi mu masengesho agoye cyane, ndemerewe aho narindi, kuko ibyaha narabibonaga biri kujojoba, nikoreye ako kadeyi kandi nkabonamo biramvuna, n'imyenda nari nambaye nabonaga ibyanditseho, n'umubiri nkabona byanditsweho, ariko uburyo bizamvaho kikaba ari cyo kibazo. Nibuka umunsi umwe amasengesho nasengaga nagiye kumva numva arahindutse. Araho François ajya bati network ubwo yari ibonetse, ari François ndikavuga ati network yarigize gute, yari imonetse. Kuko ubundi nasengaga mvuga ibyaha uko nabibonaga, ati mbabarira ibi ngibi rwose narabikoze, ndabyemera, ariko aho naringezeho nagiye kumva numva ngo ibyo kuvuga ibyo byaha, iyo ngingo ivuyeho, noneho nangira kuvuga kavukire yanjye, uburyo ndemwemo bwose kari iki, ari icyaha. Ubwo nangiye iryo sengesho, nibwo noneho natangiye kubona ibintu bidasanzwe kandi byaneye n'umubabaro ukomeye cyane muri njye. Nibwo nahitangiye guhishurirwa imibereho ya Yesu. Igihe nahishurirwaga imibereho ya Yesu, nagiye kubona mbona baje kunyaka icumbi ryo kugira ngo Yesu abone abyarira, maze iryo cumbi nanga kuritanga, nanze kuritanga. Urumva, nuko mbwirwa ngo icyaha cyawe nicyo kimanye icumbi. Maze bigeze aho ngaho nibwo umutima wanjye watangiye kugorana no kuremera mu buryo bukomeye cyane,
maze kubona ibyicishije umwana w'iki, umwana w'Imana. Noneho bigeze igihe Yesu yari ageze i Getsemani, nibwo noneho natangiye gutera induru aho narindi. Noneho ikintu gikomeye cyane cyambayeho, aho hantu twashakiraga Imana haje umuntu batizeye, badashaka kumenya ko pasiteri ari hari gushakira Imana. Ngiye kubona mbona umuntu arinjiye, ubwo natangiye guhishurirwa imibabaro ya Yesu ari mu gashyamba ka Getsemani. Baraje barankomanga ngo ceceka, ngo ceceka. Nge baba we, numva mvanye ahantu hakomeye cyane kugira ngo nongere mpabone ati hanze ari umuntu uje. Byarambabaje, birambabaza, ngo kandi nari ndi kurira ati ceceka, kandi ndi gutera induru hejuru uti ni njyewe, ni njyewe. Nuko byari bikomeye cyane, byari binkomeranye. Bigeze aho ndavuga nta hantu ntago wahabonera Imana. Mvaho narindi injya ahandi hanjye nyine, nta wundi umuntu uretse njyewe n'Imana. Cyo nshimira Imana, nahamaze amasaha 2. Mamaze kuhamara amasaha 2, aho naringeze nanone ndongera ndahabona. Ndavuga na hantu ko ngeza, mbese naringeze hahandi bise bifata umugore ukavuga uko byagenda kose ndarangiza mbyaye. Kuko nkurikije ibyambayeho, uko narushagaho kubona ibyo, niko noneho umutima washakaga guturika, ushaka gusohoka. Noneho ndushaho noneho kubabara mu buryo bukomeye cyane. Noneho mbona Yesu imitsi iturika, abiri ibyuya bivanze n'amaraso. Ijwi ryarambwira ngo dore uko wamugize. Noneho batangira kuboroga, n'abari bari hehe bakumva. Ngecyaha abari bari iyo hirya barabanga ngo ukuntu icyaha kiri kumwaniza mwa, ukuntu icyaha kiri kumwaniza. Ndagira ngo babwire ikintu gikomeye. Nasomye isomo rikomeye riboneka muri Yohana 5 umurongo wa 28. François nari dusomere Yohana 5 umurongo wa 28 muwumve. Yohana 5 nimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza. Nimutangazwe n'ibyo, ubwo bari mu bituro bose. oya soma 25. Ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse gisohoye. Ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kigize gute. Ubwo abapfa bumva kandi aba barimo barapfa bagira batera ngo kandi bazumva ijwi ry'iki, umwana w'Imana, bakagira bate, n'abaryumvise bazaba bazima. Abaryumvise nibo bazaba bazima. Amen. Nanjye narindi gupfa numva. Uzi gupfa wumva? Napfaga numva. Nari nyene ijwi rimbwira ati baho. Maze ngeze ku mwisho wa nyuma, umutima wanjye mbona wasandaye. Nibwo nahishuriwe icyo bita Karuvari, aho Yesu yarambiwe uko bamugiraga. Naratatse ndavuga ni Imana yo mu ijuru, ndengera ibi ni jyewe wabikoze kandi ndabisabira imbabazi. Ndengera mu gihe nari ndaho ngaho, nikubise hasi aho nari mpfukamye, numva nangiye kwana. Ariko igihe nanaga ndi kwinginga, ijwi rimbwira ati ni wowe wabikoze, ndabyemera,
ngira ibibambe. Nagiye kubona mbona Yesu aje mu buryo budasanzwe, arambwira ati haguruka uririmba indirimbo ya 66. Shima umunsi nagize gutera, niyo ndirimbo naririmbye. Ubwo naririmbaga iyo ndirimbo, wa mutwaro nari mfite w'ibyaha wahise ukurwaho. Maze gukurwaho, abantu barankurikiranaga aho narindi, ngewe navuye aho hantu niruka. Muhamagara abantu baterane, muteranye abantu, byakiyemo. Byagenze bite? Yesu yambabariye, Yesu yambabariye, mwese muterane. Ndababwiza ukuri, Imana yangiriye neza cyane, Imana yangiriye neza cyane. Igihe bambwiraga bati, maze kubabwira ibimbayeho byose, baravuze ati wowe watwemerera ugasubirayo ukajya kubaza Imana ko ibyawe bishoboka. Nta kibazo, subirayo. Faranswa nahaguruke adusomere amagambo aboneka muri Yesaya 41 umurongo wa 13 kugeza 15. Ubwo nibwo butumwa navanyeyo. 13 kuko giye Uwiteka 13 Imana yawe uzagufata ukuboko kw'iburyo, kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ntiwitinya, ndagutabaye. Komeza. Witinya Yakobo, wa munyorogotowe, namwe bagabo b'Isirayeli, nijye uzagutabara. Niko Uwiteka avuga, kandi ni uwera wa Isirayeli, ni Imana ivuze. 15. Dore nzakugira umuhigo, dore nzakugira umuhuzo mushya w'ubugi ufite amenyo. Uzahura imisozi ukayimenagura, udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Ndagira ngo uwo murongo Faranswa aze kuwusomera muri Bibiliya ntagatifu, ngiye kuyimwereka. Ni Yesaya 40, urabifite? 41 umurongo wa 15. 15 muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo iki? Dore nkugize imashini nshya, itukura ubutaka, yayindi tingatinga. Dore nkugize imashini nshya icukura iki? Kandi ifite amenyo asongoye. Ugiye gutengagura imisozi, uyishwanyaguze, yicarire. Ubusahizi mfite amasezerano yo kubatingatinga. Igihe nahuraga n'ibigeragezo byose byankurikiyeho, naravuze ni imashini y'Imana ntawe uzayikora. Keretse ngeze ku mugambi wanjye Imana inyifuriza, yambwiye yuko nzayikorera muri iyi saha isoza. Uzanyitambika imbere azambona, kuko niko bimeze. Nuko nanjye Imana ingirira neza, nanjye ngiye kubona mbona mu itorero ryo mu butayu.
umva ni igitangaza, reka babwire, ni igitangaza gikomeye cyane. Natwe rero njyewe nahombye ibyanjye byose, nahombye ibyanjye byose. Iyo ntara nari ndimo ya Bugaragara, ubu sahizi nari maze kuyitungiramo imodoka 11, ariko ubu nta modoka mfite. Mfite Yesu gusa. Nubwo mubona saje imbere harimo piyese nzima. Yesu nashimwe. Naho kubijyanye n'ubuzima busanzwe, Imana yakomeje kubana nanjye kandi ndiho. Ntabwo ndaburara, ntabwo ndasonza, kuko dufite Imana ikomeye. Tugiye kwinjira mu kigwa cy'uyu munsi. Yesu agiye kuza.